Umwaka wa 2019 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo waragijwe u Rwanda n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Urabura iminsi mike ngo ugere ku musozo twinjire muri 2020. Twari dutegereje turi benshi, twafataga nk'inzozi. Uyu mwaka twototera gusoza waranzwe na byinshi mu myidagaduro birimo kutumvikana byo ku rwego rwo hejuru hagati y'abahanzi n'abajyanama babo. Nyuma y'iminsi mike ashize hanze indirimbo yise Never Give Up, ashimira Diamond Platnumz wamukuye mu buzima butari bwiza akamwinjiza muri studio agakora indirimbo zigakundwa kugeza habaye icyamamare mu ruhando mpuzamahanga. Nta wakekaga ko Harmonize yafata icyemezo cyo gusezera muri Wasafi. Nta wari gutekereza kandi ku buryo uyu mugabo wafataga Diamond Platnumz nk'umubyeyi we batandukana nabi kugeza naho akoze ubukwe n'umukunzi we Sara. Ntihagire umuntu wo muri Wasafi wakandagira. Nubwo kuri benshi byari bidashoboka, byarabaye. Ubu Rajab Abdul Kahari uzwi nka Harmonize nta kibarizwa muri Wasafi, ahubwo yashinze lebo ye yise Konde Gang, nubwo nta wundi muhanzi yari yasinyisha. Kuko ari we wari wasabye gusesa amasezerano, Harmonize yasabwe kwishyura amafaranga agera kuri miliyoni 500 z'amashiringi ya Tanzania kuri Wasafi bamutanzeho. Nawe arabyemera agurisha inzu 3 aragenda. Reka tuve muri Tanzania twivugire ku byabereye mu Rwanda, aho mu mwaka wa 2019 ari wo wa mbere waranzwe no gutandukana hagati y'abahanzi n'abajyanama babo ku rwego rutigeze rubaho mu rw'imisozi igihumbi. Muri uyu mwaka wa 2019 abahanzi batandukanye bagiye batungurana batandukana n'abajyanama babo, rimwe na rimwe biturutse kuri bo cyangwa se ku bajyanama babo. Nubwo hari abavuga ko ari ubwumvikane, ariko hari umuriro haba hari n'umwotsi. Turahera kuri Pfla na Aline. Umwaka ushize wa 2018 nibwo umuhanzi Pfla yatangiye gukorana na lebo yitwa Geridas Entertainment iyoborwa na Umutoni Aline. Yamufashe mu gihe uyu musore yari amaze iminsi mike avuye muri gereza, amufasha kongera kwiyubaka no kwigarurira icyizere. Iyi lebo yari isanzwe mu ndi musore witwa The Hero, ariko yahise ayisohoka amashinja umuyobozi wayo kutamwitaho, ahubwo agatonesha Pfla bafatanyaga akazi no gukundana. Muri uyu mwaka wa 2019 ibya Pfla n'umujyanama we byararangiye bijyana n'urukundo rwabo rwari rumaze igihe kitageze ku mwaka. Umutoni Aline yatangaje ko yafashe icyemezo cyo gutandukana na Pfla nyuma yo kubona ko uyu musore atita ku kazi ke, abura mu bitaramo byakagombye kwinjiza amafaranga, gutunganya indirimbo no mu zindi gahunda z'akazi. Ku mwanya wa kabiri turababwira Clarisse Karasira ndetse na Aremuku. Umwari Clarisse Karasira ari mu bahanzikazi bahiriwe cyane n'uyu mwaka turi gusoza. Yatangiye umuziki mu mpera za 2018, yamamara cyane muri 2019 abikesha indirimbo zo mu njyana ya gakondo, cyane cyane iyo bita Ntizagushuke. Aremuku arinde yateye imboni uyu mukobwa yiyemeza kumufasha basinyana amasezerano yo gukorana imyaka 3 kuva muri Gashyantare 2019. Baratangiye barakorana. Umuziki w'uyu mukobwa ugenda ukura umunsi ku munsi, yitabira ibitaramo bikomeye bitandukanye, abicyamamare mu gihe gito gishoboka. Gusa ibi ntibyaje gutinda. Kwa 11 Ukwakira 2019 Clarisse Karasira n'umukozi wa lebo ya Aremuku Boss Papa bashize hanze itangazo rivuga ko biyemeje gusesa amasezerano bari bafitanye mu bwumvikane. Ni ibintu byatunguranye cyane kuko nta watekerezaga ko mu gihe kitageze no ku mwaka bahita basesa amasezerano, dore ko nta n'amakuru y'umwaka mubi hagati yabo yari yarigeze yumvikana. Abantu bamwe bavugaga ko Clarisse Karasira yihenuye ku muntu wamufashije agitangira umuziki kugeza abaye icyamamare. Abandi bati ashutswe n'ubwamamare, amaze kubyimba, ndetse n'ibindi byinshi abantu bagiye bivugira. Hari abaketse ko Aremuku yaba yaratsikamiraga uyu mukobwa cyangwa akaba murya mu bijyanye n'amafaranga atari make binjije binyuze mu bitaramo yakoze. Clarisse Karasira yavuze ko cyamuteye gutandukana na Aremuku ari izindi nshingano afite atabasha kubahiriza mu gihe nawe afite abandi bantu bamuyobora. Aremuku we yanze kuvuga impamvu zamutandukanyije n'uyu mukobwa, yemeza ko bemeranyijwe kuzigira ibanga. Kuri ubu Clarisse Karasira ari gukora umuziki ku giti cye ndetse amaze gushyira hanze indirimbo 2 nyuma y'uko atangiye uru rugendo. Ku mwanya wa gatatu hari Safi Madiba ndetse na Demen. Hashize imyaka 2 nzifasha abahanzi ya Demen Music Label itangiye gukorera mu Rwanda. Yatangiranye abahanzi babiri ari bo Marina wasinye imyaka 10 na Safi Madiba wasinye imyaka 3. Safi Madiba yatangiye gukorera muri Demen ari ubwo agitangira gukora umuziki ku giti cye nyuma yo kwitandukanya n'itsinda rya Urban Boys yari amazemo imyaka 10.
Safi yagiriye ibihe byiza muri The Menya kuko muri iki gihe cyose cy'imyaka 2 ari umwe mu bahanzi bakunzwe mu Rwanda. The Menya iyoborwa na Mupende Ramadan uzwi nka Badirama. Kugira ngo Safi abe ahari ubu yamushoyemo amafaranga atari make mu gukora indirimbo, harimo n'izo yakoranye n'abahanzi bakomeye nka Harmonize ndetse na Rayvanny. Mu minsi mike ishize Safi yashyize hanze indirimbo yitwa Ntimunywa yafatanyije na DJ Marino, ariko mu kuyamamaza agaragaza ko isohokeye mu yindi kompanyi y'umuziki yitwa Nukuri Music, bivuga ko ari nayo ye. Ni ibintu bitashimishije na gato ubuyobozi bwa The Menya bwatangaje ko uyu muhanzi yakoze amakosa akomeye yo kwikura muri rebo batabyumvikanye, ndetse butangaza ko mu gihe batarakemura iki kibazo atemerewe kuririmba indirimbo zose bamufashije gukora. Ku mwanya wa 4 dufite Bigomba Guhinduka ndetse na Daymakers. Japhet na Etienne ni abanyarwenya bakomeye bamaze kwigarurira imitima ya benshi binyuze mu rwenya bise Bigomba Guhinduka. Aba basore uko ari babiri batangiye gukorera muri Daymakers iyoborwa n'umunyarwenya Clapton Kibonke mu mwaka ushize wa 2018. Bari barasinyanye amasezerano y'imyaka 3. Umwaka wa 2019 wabaye igihe cyabo cyo kurabagirana nk'inyenyeri. Bakora ibitaramo bibiri binini byitabiriwe n'abantu benshi, bagenda banatumirwa mu bindi bitandukanye. Gusa nyuma y'ukwezi kumwe bakoze igitaramo cya Bigomba Guhinduka cyabaye tariki ya 12 Ukwakira 2019, Japhet na Etienne batangaje ko bavuye muri Daymakers biturutse ku muyobozi wabo utaragiye yubahiriza ibikubiye mu masezerano bari bafitanye. Hari amakuru twamenye ko Japhet na Etienne bivumbuye nyuma y'aho Mugisha Emmanuel uzwi nka Kibonke atinze kubaha amafaranga binjiza binyuze ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 5 dufite B3 na Green Ferry. B3 ni umwe mu nkingi za mwamba mu itsinda ry'abaraperi bazanye injyana ya Kinya-Trap. Ari mu baririmbye mu ndirimbo yitwa Nitwebwe yitirirwa Bushari. B3 nawe afite indirimbo zakunzwe cyane nk'irya Mukuru, Sindaza n'izindi nyinshi yagiye ahuriramo n'abandi bahanzi bo muri Green Ferry. Kuri wa 18 Ukuboza 2019 nibwo hamenyekanye amakuru avuga ko B3 yamaze gusezera muri Green Ferry, asigama abarimo Bushari na Slam Drip bavuye muri gereza. B3 uherutse gushyira hanze album ye ya kabiri yise 2040 yabwiye Nyarwanda ko nta kibazo yigeze agirana n'abayobozi ba Green Ferry, ahubwo ko yashatse gukora umuziki yigenga ku buryo n'uwamufasha yamufasha ku giti cye. Gusa ku rundi ruhande hari ibivugwa ko B3 yafashe umwanzuro wo kwikura muri Green Ferry nyuma yo kubona ko izina rye riryamirwa n'irya Bushari, mu gihe nawe afite ibikorwa byinshi bikeneye kumenyekana. Uretse aba bahanzi bavuzwe haruguru, binavugwa ko umuhanzikazi Allioni Buzindu yatandukanye bucece n'uwari umujyanama we Muyoboke Alex batangiye gukorana muri uyu mwaka. Ni The Voice TV, njyari niho yita Jean d'Amour. Kora subscribe ukomeze kudukurikira ubone video nyinshi tugenda tushira hano.